kibazo izo documents zikatuzishyire kuri reception ndaje neza ndi gusohoka mu rugo nanjye Dana oya nta kibazo amafu pardon gato where are you going? Ngiye mu kazi ntabwo uri kumva yuko bari kumamagara ku kazi ngo ku kazi bari kumamagara Dana ibintu twabivuganye nijoro winjiye umbwira ngo urananiwe warunaniwe okay naguhaye time gutugenda unsize gutya mu gitondo cya kare ariko sede ubona nge ndimbura mukoro nkawe nge ndimbura mukoro urimbura mukoro cyane rwose uramukiye mu matabi nge ndi gushaka ibitunga urugo none murambwira ngo ngewe Dana ntabwo nshaka gushwara nawe muri iki gitondo naje naniwe narutse Dana uri umugore wanjye right none ubone muhariye ngo bitagenda gutese ubone mu cyumba ukora nago bikunda ndi kwiba ntago nakuzanye hano nk'ivaze rero iyi nzi zishyurwa niki izishyurwa niki se tuzajya turi tariki zingaho ubu ngubu turi tariki zingahe Dana niba ari undi muntu uri kuhura nawe muri no minsi ifata ugende ariko niba uzi ko ntawe cyangwa hari uragize ikibazo usohoka ugenda ujye mu kazi iki kibazo ariko ubundi ufite iki kibazo kuba wari wahaze uri murarenzaho nawe matabi nani ubwo wumva ukuntu inzu uri waje ujya kubinywera Dana ntago ndi umwana ugaburira ubyumbwira ngo ntabwo uri umwana ngaburira hanyuma ibyo urya biva hehe Dana jya mu cyumba dukora ibyo dukora ugenda ukomeza akazi kawe ariko reka nze mubaze nyuma yo kurya amafaranga yanjye nyuma yo kwirirwa wicaye uje hanyuma se imbaraga ngiye gutakaza akazi kabanda bakoresha reka nkubwire uzuramutse usose muri uyu muryango ukagenda ndagiye ndarahira izina ry'Imana wasanga nka 40 wasanga abakobwa bakuruta nka 30 muri iki cyumba bazanye basi kandi ibi ni ibiki ndavuze ngo ne mu cyumba kandi bibu bwa mbere n'ubwa nyuma kuzaya murashwana nawe dushwanira iki kintu uzi cyakuzanye uzi inshingano zawe ntabwo uzizi unyicisha umusonga gute nyafite umugore ubuzu imbaraga zanjye nimara kuzitakaza akazi k'abandi ndagakora imbaraga niyo utonga ugiye kwikorera ni howo Dana jya muhariya turangiza ibyo turangiza ugende nge ntabwo ndi muri mood hakura uratsigame ntabwo ndi muri mood ndayigushyiramo niko kazi kanjye Dana ntunesha umutwe sinshaka kubyuka mvuga nawe muri iki gitondo tugende hariya urabizi nijoro ukuntu byagenze umbwira ngo urananiwe sinakwihoreye byashizeho jya muhariya Mana nyagasani ibi ni ibiki ko abandi bagabo bashaka abagore ubu ngubu ibi ngibi ni nkawe wakagombye kuba urimo kubinyisabira ariko ngereye ukuntu mba nenze kugupfukamira nkaho ntagukoye Dana jya muhariya turangiza ibyo turangiza akazi gakomeza turumvikana ntabwo ndi muri mood ako ibyo bya mudu ni ibiki ngiye mudu ndayigushyiramo niko kazi kanjye ubundi usanzwe ubu yifite se ntabwo buri gihe Dana mfasha akura urakeka uri kujyayo mubone muhariye vuba ujya umenya ko nize amategeko uzi ko wowe najya kukurega uzi ko ikintu icyo ari icyaha wize amategeko kuki utambwiye ko wize amategeko igihe nazaga iwanyu gutanga inkwano ukeka ko amafaranga natanze iwanyu iyo mba ari ugutanga buri munsi ntago mba ndya shadibu yoro queen harya ninde wundi baba baza muri iyi nzu kubw'amafaranga nagutanzeho naremeye ndazanya shori iwanyu abantu barabyina baragira gute none uri muri anyicisha Dana mfasha ujye muhariya ntavuze ibigambo byinshi ngewe nkorera ibyo nshaka kunkorera ubundi ufata inzira ugende nta kibazo ngiye mfite ibyo si ibintu byoroshye umenya ko ngiye bari ukumfata kungu Dana nari bimeze neza se kumbona urakaye wakagombye kusohokanye impundu nziza mu cyumba reba ubu ngubu ugiye kujya mu kazi umeze neza akazi kose bari buzane uri buhita ugatumika fresh nyine ubu ngubu ugiye umeze neza bibi kumuntu urakaye
ntabwo ibaze ujye arigize umuntu ukubona ari usohoka umeze gutyo niyo sura yagira ngo ndagukubise mvuye kugukubita se ese mbwira ko bimeze neza shiri sidana ko umuntu umeze nk'udakinkunda se ntabwo uzi ko urukundo rushize ubwo rwarashize ntabwo ukinkunda dana ndeba mu maso umbwire ko utakinkunda rero iyo umuntu akeneye urukundo atanga n'impamvu zatuma nkawe niyo mpamvu yatuma kubera ko ndi umugabo wawe igihe nawe twasezeranye gukundana mu bibi no mu byiza uzankunda waravuze ngo uzankunda nkennye nkize ubu ngubu sinzi niba nkennye cyangwa nkize nkunda ubugabo bupimirwa kuki ubugabo bupimirwa kuki kwisigara Dana ikindi nanone Dana nubwo ugiye gutya ariko tutaraganira ugenda wirakaje gutyo umenye ko muri iyi nzu ntacyo kurya gisigayemo ikindi risigara ndi kunywa niryo rya nyuma isungo udasize amafaranga ubona ndi bigenze icyo kurya ushatse kuvuga ni iki kidahari hari muri stock harimo ibirayi none se ngenda hekenye ibirayi fata ibirayi gazi irimo utogose ushyiramo hari n'udukaroni duke turimo n'ibitunguru Dana ibirayi bitogosheje ngewe ushaka kurya iki ushaka kubirya ari ifiriti none n'agaceri ku ruhande n'utwo tuboga tube dukaranze ntukire hariya bibaye byiza twagura n'inyama gukora ikiyede byibura baguhembe ayiritura y'amavuta azuzubika gusa ndajya gukora ikiyede gute kandi uzi ko nize mfite ejo mundi nzabona akazi nanjye mpura mpiga nyine byanze baby warize biragaragara ndakubona nyine umva nkubwire reka ntabwo tuba wize se ndi kukubona nyine ntabwo tuba dukwiye guhora duhanganye gutya sibyo kuki duhangana warankunze nawe ndagukunda sinzi impamvu muri iyi minsi uri kwitwara gutya niba nta kazi mfite ejo nzaba nakabonye nanjye ngutunge kwibeshya biba ugize kuba nta mafaranga ufite ugize kuba udashaka gushaka akazi ugize kwirirwa urya imiti yanjye wowe ubushaka nta mafaranga ufite urashaka no gukonsoma ibintu bitari ngombwa niba stock irimo ibirayi ikaba irimo amakaroni ikaba irimo sestomate ibitunguru kubera cyumva ko utarya ibyo basi ibyo birayi reka twigurira itabi wasi yego ibyo birayi bihagarare twigurira itabi ngiye nimbona itabi birabihagije babagore se bavugaga ngo nari gusanga ngo winjije ahangaha wabahamagaye bakaguha amafaranga kandi ikibazo ndari mfite ugikemuye arabura icyo ikisigara ubundi tukaba tubanye neza sheri ahose ntabwo ndi sheri wawe naraguhaze narakurambiwe cyetse ngiye nkasanga wapfuye bakabi ntaho kajya Dana ndakubwiye ngo nda isigara basi nushaka Dana reka nkubwire rero wa mugore we niba udashaka kunyumva ibi birayi urasanga nabigurishije nabiguzemo isigara nsigira ibirayi ukagira ngo ngende umwe ikiro cy'ibirayi isigara ebyiri Come in. Sekreteri yarambwiye ngo mbitabe mbere yuko ntangira akazi. Mwakoze kuhagerera igihe. Gusa nisange. Saa yine na mirongo itatu. Akazi gatangira sangahe? Saa mbiri. Harenzeho amasaha 2 n'iminota 3. Nubwa mbere bibaye? Yaciye ibyumweru nka 2 byose mbona uri kwitwara gutya. Boss. Nyine numva umuntu afite ibibazo byinshi muri famille. Ubwo harimo inzitizi nyinshi maze iminsi ndi guca mu bintu bigoye. Boss, maze iminsi ndi guca mu bibazo bitanyoroheye muri famille yanjye. Hanyuma ufata ibibazo bya famille zo kubivanga n'akazi. Oya. Kuva ryari utacyuha akazi kawe? Uhoze uri umukozi mwiza, uhoze uri umukozi w'intangarugero. Niwe twahaga ibikombe. Umaze kubitwara imyaka 2 ikurikiranye. None bihindutse gute muri byumweru cyangwa ukwezi?
bose urumva iyo umuntu agize urugo hazamo ibindi bintu byinshi. Umuntu aba afite inshingano zo mu kazi n'izo mu rugo. Ushatse kuvuga ngo wahisemo urugo akazi urakihorera? Oya, byose mba ngomba kubikora. Ariko Dana, wibuka ko hano hanze hariyo abantu benshi cyane bashobora gukora akazi nk'ako ukora, cyangwa bagakora neza kukurusha. Yego ndabizi. None ko utari kubaha akazi, hari umukozi wabwiye ko ufite ibibazo mu rugo, watwatse konje ujye kubikemura turayikwima? Bose numvaga ari ibintu bigiye gukemuka mu munsi umwe cyangwa ibiri, ariko uko bukeye n'uko bwije bigenda binaniza nanjye. Sinzi, ikigo cyacu hano dufite ukuntu twita ku bakozi, buri kintu cyose kigira umurongo kigenderamo. Nimba wagize ikibazo urabivuga, nimba wagize impanuka mu kazi asiranse zizakwishyura. None kuki udashaka gutanga 100% nk'uko natwe tubahereza 100%? Bose ariko ntabwo bizongera, urumva n'ibibazo maze iminsi ndi gucamo biri privé. Rero numvaga nta muntu nkwiriye kubiganiriza, numvaga ndi bubihandoringe, ariko bikomeje kungora uko bukeye n'uko bwije. Dana, tugaruke kuri kampani again. Twari twarenzeho iminsi 2 mu kubishyura. Oya, itariki wasinye contract niyo tariki tuguhemberaho. Iyo byakerewe bari amasaha, ariko tumekinga ushobora ko saa 6 z'ijoro zigera byose byatunganye. Ko tuba dushaka ko muduhereza umusaruro ungana n'ibyo tubatangaho. None kuki ufata ibibazo biri personnel kubivanga n'akazi? Uzaza unyeke konji ugenda ubyiteho. Siko meze. urumva kubera yuko n'ubundi nari mvuye muri konji nta n'amezi 6 arashira, numvaga kwa kindi ari ibindi bindi. Sasa rero twicaye, lecture yabimbwiye yabinganisha mbwira ko umusaruro uri kugenda nabi, kuko wanze n'udose nari kureba niwe wayikoze. Ntabwo ari gutyo urusanzwe gukora ukibagirwa n'imibare. Ariko mbabarira umugize uko niyo ntazo kubicekinga tukagenda tugasinya sheke tukishyura. Nukumbabarira ariko ntacyo ndabikosora, ahubwo reka njye kubikosora. Ikintu kiri nabereje undi muntu ugomba kujya in charge of that. Why? Wowe ugomba kumara ibyumweru 3 mu rugo witekerezaho, kandi ibyo byumweru 3 ntabwo bihemberwa. Nibishira uzagaruka none wangije kwitekerezaho neza. Uzi ngo ndashaka akazi cyangwa ntabwo ndashaka. Kimwe no gushobora kugaruka ugasanga hari undi muntu uri kubikora neza kurusha. Boss mumbabarira. Better work on Boss yourself. Please. Mama yirwe yanyu. Mama yirwe yanyu tuguhaye nayo bwayo. Boss mumbabarire ngume mu kazi. Ntabwo nzongera kwitiranya inshinga. Hano ubwo rwose nzongera kwibeshya. Niba ruwa yawe nambera kuzakwitwara. Twe ntabwo tuzongera gutorera amakosa nk'ayo ngayo. Boss no. Ntabwo mwabona ibintu nk'ibi. Boss ni njye utunze famille yanjye. Dukora ibintu nk'ibi. Famille yanjye irya kubera njyewe. Rent ni njye wishyura rent. Bills yose yo mu rugo ni njye uyishyura. Boss please. Ishyira mu mwanya wanjye. Ibi bintu boss twakoranye igihe, come on. Mama hirwe yanyu ndakwinginze. Reka mpita mutuma agapapuro ugenda ugashyire HR areba amakosa wakoze ayahinde, kuko niwe biri kwiye kubikemura. Boss kwanza mfite hari kwihuta bifata ibijyanye. Boss ihangane n'ukuri amahirwe yanyu. Numara kwitekerezaho uzagaruka. Aya niyo mahirwe yanyu mutuguhaye. Ntabwo wirukana kuko ibintu wari ukoze byari gushyira mu gihombo kampani. Boss yenda kwa HR n'ikindi aribuze kuguhereza cyisumbuye. Ubuzima bwanjye urabwangije. Warabwangije ku giti cyawe. Rero kuko ngiye ubwanjye ntacyo nsigaje kuri iyi si.
Jesus ashyira ku mutwe amabere ntakira yanaye imbere mupe wu hapo sawa my Arsenal kumut Jesus navezi Jesus aramu hariya ni hari ikosa ku mutwe wowe aho kona Dana se wowe uvuye mu rugo urira ugeze ku kazi ugarutse urimo urarira ubu ni ukuvuga ko ukirakaye ku byo twavuganye uva hano Dana da iki amafaranga yo kwishyura inoti. Dana mbwira ko ari za purade, mbwira ko urimo uragira ngo unkange. Ubu nari nzi ko nibura uje bya birayi nari nabitanze naguzemo utu ducupa tungaye. Ubwo nari nzi ko nibura uje tugata tujya guhaha inyama kubera ko nyine ibirayi byo nabitanze kugira ngo mbone uko nguri icyo kunywa. Urumva ntabwo ni kwirwa mu rugo ntacyo kunywa gihari. Dana ase birisiriye bakwirukanye ibibazo byose umaze iminsi unshishamo nawe urabizi, gukererwa mu kazi, utanga raporo z'abandi ninze. Rero boss yambwiye ngo ntabwo ari data, ntabwo azakomeza kubyihanganira. Okay, wenda reka tuvuge ko yakwirukanye ntacyo, ako se nibura yaguhembye. Dana baguhembye amafaranga ntabwo apfa gusohoka muri company gutya. Oya nese ni gute bakwirukana bataguhembye? Nse bakumva ko uzajya urya iki, nako tuzaturya iki? Dana niba yanakwirukanye nta kibazo, akazi tuzadushaka kandi wariyize ufite urambe mu kazi, ntabwo uri nkanjye sibyo? Akazi ejo mu gitondo uzababonye kandi ikindi uri umukobwa mwiza, wajya no guserivera amafaranga tukayabona, ibyo ntacyo bitwaye. Ahubwo icyo nibaza yakwirukanye gutya arakubwira ngo genda ataguhaye niberekeze. Amaboko serivisi we ntayifite na Dana dutangira gushwana gutya, ahubwo mbwira nta merekeza baguhaye ko aricyo nshaka kumenya. Ngewe ngiye gutanga inzu y'abandi. Dana iby'inzu ubiretse, iyo ku kazi bakwirukanye bagomba kuguha imerekeza bakaguha n'amafaranga ugezemo. Ayo mafaranga wayahawe. Subiri iwacu nawe usubire iwanyu. Dana ibyo gusubira mu rugo byihorere no gusubira iwanyu byihorere. Nge nawe twasezeranye kuzabana mu bibi no mu byiza. Twabanye mu byiza, ibi nyine nabyo bigezweho, reka tubibanemo. Ahubwo icyo nibaza imperekeza. Dana imperekeza. Sikumvuga imperekeza nkabona nta kintu ushaka kumbwira. Dana hano reka tuganire ku kijyanye n'imperekeza.
iyo mperekeza bayiguhaye kubera ko iri cupa naryo ntago naryishyuye bya bire byavuyemo aguro icupa bubiri kariya bakankubye nababwiye ko nuva ku kazi uri bukishyure none niba bakwirukanye iyo mperekeza iri ubundi urinda ujya gufata amadeni ya buri munsi ndakubwiye ko ndi nyakabyizi ukuntu bambwiye ngiye gufata ibyumweru 3 byo kwitekerezaho numva icyo nshaka mu buzima nimba nkeneye akazi ntazongera gukina n'akazi k'abandi nyuma y'ibyumweru 3 nibwo bazambwira ikizakurikiraho kandi ibyo byumweru 3 ntabwo bihembera bumva hari haciyemo iki cyumweru kimwe icyari cyakibanjije nahembwa umushahara wanjye wose nawishyuye w'amadeni yawe n'ibiki n'amayoga yawe nayo wihereza byose nta mafaranga twari dusigaranye nawe urabizi na stoke nakoze urayifasha urayitanze ubuzima amayoga wiri gusesagura ibintu nifite inyota nifite icyaka cyari cyambaye icyorezo bagaro gushaka umuti wo gukemura icyo cyaka nta kintu nongera kuvuga dana mbaro mbwiza ukuri kuri murambeshye mbwira kuri murambeshye nyine batakwirukanye nisubwo amadeni yo ku mabotike uzi ko ntagisohoka hano ni bose nababwiye ku itariki ya 1 uhemberwaho gusa ndasohoka dana biri seriye cyangwa uri murambeshye nakubwiye ngo ubu ugiye iwanyu mu gihe tutaramenya ikizakurikiraho nawe ngiye gushaka ukuntu mba ngiye iwacu sisi makuru amasomo aragenda amakuru ni meza ahubwo ko wamamagaye kandi ubizi ko nari ngiye kujya class wakwibaza uti niko naguhamagaye kandi nanjye nakabaye nagiye mu kazi nabyo nari kubikubaza nyine urumva iyo umuvandimwe umukeneye se kugira ngo bifata ngo ryari na ryari ntabwo bisanzwe wowe se we kusanzwe usiba nta n'icyabaye ukigumira mu biro ukiryamira mwene mba numva naniwe none se wajya mu ishuri unaniwe ubu naniwe wakoze iki shamba naniwe si ubu wese ubizi bibaze ko uri umunebwe subizi kuva kera se ko mwabaga muhari ibintu byose mubikora nabaga ndakanabye karaha bagucura ni byiza ko ariko bizakugiraho ingaruka ashobora umunsi washatsemo umugabo akabona urakanebwe nta kintu witayeho uhora wiryamiye none se bite ko nsigaye mbona ntazi nyarega wowe uracyari umwana usibye ushaka wabimenya buriya ubu wigeze ubaho uzi nk'ibibazo bya papa na mama kandi ariko mama iyo yabaga afite ibibazo wabonaga asa nabi kandi nawe ndi kubona usa nabi pe umeze nk'akanyabibazo nta byadanje gusa nyine n'ubundi bisa nkabyo ariko nta birenze cyane urumva ku kazi muri iyi minsi ntabwo byari bimeze neza rero urumva kandi wowe ufite buruse ndabizi amatariki yarageze urayafite niba ufite ya buruse rero harimo 50 nongeranye nishyura inzu ku kazi nibigenda neza nzayagusubiza nzanakurengerezaho nari mana yanjye umva ubwire nawe urabizi pe karakaza nawe natwe twagapangiye kandi muri iyi minsi urabizi nabirakameruka subizi ko iyo nyafite nyaguha nabirakameruka pe ubu tuvuge ko nta mafaranga ufite meya shana ukuri nayo mfite kuza se n'umuntu usaba amafaranga mana yanjye warasutse shana cyakoza nakubonye nakubeshye mpita mbibona ko ufite ibibazo gusa nyine ugira ibibazo ukabyererana mu rugo baba bagufasha ariko ubuse nkanjye umbwiye koko nanjye kubizi kwenda ntuguha ari uko mvuga ngo ndenda nguha amafaranga gutya ufite ikibazo nkayaguha ariko ubu ngubu nanjye ndi hasi ngamiya niko zubakwa ibibazo byose ntabwo ariko bivuga use buri munsi nazangira ikibazo nkajya kubwira mama buri munsi nkagira gute nasundi wowe kuba utarizigama amafaranga ni ukujya uhembwa amafaranga yose uhita uyasesagura uyashyira hasi ibyo byihorere mba mfite inshingano nyinshi reka kwishyura inzu guhaha ibiki adashira ya buri gihe nase umugabo wawe na n'ubu nta kazi arabona shami washatse n'umuntu niba hari umuntu ufite wabwira akanguriza mubwiye akanguriza kweli shanda kumva n'ukuri ku mana Gahinda kanyije ariko mana we use ndagufasha iki ngiye nayo mfite none se nkora iki sheri umva nkubwire mana yanjye ngiye amafaranga yanjye yose rwose urabizaza nayabariye
noneho hari n'iminsi mikuru tayari ubu ngubu ayo ngayo yaragiye ntayo mba ngifite. niyo mwana wa mama igendere, ndashaka ukundi kuntu mbigenza. None se ukuntu bigenza ko mbwire rega. ariko ubaye harimo umuntu ufite wumva wizeye ko yakuguriza, wambwiye akayakuguriza nka 50 akaba yaguhaye noneho ukayampa, umubwiye ko tuzamwungukira tukamuha 60. Nese niba nta kazi ufite cyangwa mu kazi bitari kugenda neza, urumva umuntu waduha amafaranga uzamwungukira iryo faranga rindi? Basi yaba ari kuvuga ko uzunguka amafaranga afate. Akazi ndagafite nuko bitari kugenda neza nyine. Sawa rero bizi ko ngera nifite class, reka ngende ubwo ndaguma ngerageze gusa nta kintu mwijeje pe. Nawe ukomeze ukora iyo bwabaga. Sawa. Sawa bye. Bye, ntabwo nguherekeza wihangane. Nta kibazo. Gusa ibizaba byose muzabyakire mana yanjye we.
Dana. Sweetie Dana. Baby. Babe. Baby, kutagiye kuryama mu cyumba. Babe. Bu. Dana. Jesus. Dana. 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 No. Dana. Dana. Nyagasani, ibi ni ibiki? Dana. Dana, uracyari muzima, uracyari. Nyagasani. Ko umugabo wanjye nakunze, urukundo ntirumire, mfashe aka kanya kugira ngo nguseze. Twarabanye ndetse yewe na mbere y'uko tubana twagize igihe kinini cyo gukundana. Tubana nzi ko ngiye kubaho mu munezero, nzi ko ngiye kwishima kubera kubona uwo nkunda iruhande rwanjye. Ibyo byose wabitesha agaciro, mbura urukundo, mbura umunezero mu rugo, mbura byose. Ntabwo nigeze mba umugore. Dana, ntabwo wansiga, Dana. Ariko ubwo ninjye wagize amahitamo mabi. Nkwifurije amahirwe Dana. mu buzima bugiye gukurikiraho uri wenyine. Uzakundwe, uzababare nk'uko wambabaje. Kuki ibi byose ntabibonye, nabimenye, kuki nabonye ko igihe kimwe uzansiga, Dana? Bye. Dana, usize mu madeni. Kumana amadeni ahantu hose, Dana, nabaho gutudari. Dana, ntabwo wapfuye, Dana, uracyari muzima, Dana. Dana! Dana, winginze kanguka bwa nyuma umunota umwe. Dana, ngiye guhita ndeka inzoga, ndareka itabi, Dana, najya gushaka nk'akazi wambwiye ariko winsiga. Dana, babarira ukanguke basi dukore cyane njye nawe, twishyura amadeni, ubundi wenda ubone gupfa nanjye tujyane. Ntabwo wansiga. Dana, ngiye kwisubiraho, please, kanguka, Dana.